na ikaze nshuti uteze amatwi ikiganiro cya bugufi Podcasters Mission. Twishimiye kubabona rero muri kino kiganiro mugitegereje. Turabashimira cyane. Imana ndi Yesu Kristo n'umwuka birabane namwe. Iki kiganiro bashobora kugisanga kuri application ya Chitwa Snaptv na application yacu dukoresha cyangwa se na application muri rusange, ariko twebwe tukunda kwikoresha cyane. Nacyo gituma tuvuga ngo ni yacu kuko turayikoresha mu buryo budasanzwe. Tuyikuraho bino ibiganiro bikadufasha gutuma tubiha abandi, tubihanana cyo bita sharing, tukabisharinga kuri bagenzi bacu. Iyi application rero urashobora kwandikaho Messiah Gospel and Trophy Salvation Ministries, ugatubona kino kiganiro wera ku byo twatangireho kugeza kuri ngubu, ukaba washobora kugira mugenzi wawe ukakimuha kugira ngo acyumva kivuze. Ibyo birakwiriye, washobora kujya no kuri YouTube channel kwa Messiah Gospel and Trophy Salvation Ministries ukahita wabona ibi biganiro. Kandi dufite nimero watubarizaho guteranya 558 82 77 kuri 650 Urashobora no kujya kuri email ukatwandikira Chabugufi worldwide.mvdcm@gmail.com. Aho rero urashobora kutubona kandi ndazi ko ndiho akomeza kutugira neza. Jewe ubageze ikiganiro ni Christophe wabakurikiza ni pastor nyine muri kumwe, kandi turongeye tubabwire ko tubifuriza ko murindwa n'Imana ikabariza kino cyorezo cya coronavirus kiriho cyica abantu, ariko tuzi ko iyo n'imyuka batayimoni, ariko tuzi ko mwijuru ari Imana kandi Imana izatabara. Twirinde, abantu birinde, bambara agapfukamunwa, bakarabe nk'uko amabwiriza za ministeri ziri mu bihugu byanyu murimo zitandukanye uko babivuga. Ariko nanone mumenye ko uburinzi bwa mbere ni Imana niyirinda. Hanyuma rero ariko munongereho nayo mabwiriza leta z'ibihugu byanyu murimo zibashishikariza gukora. Ibyo birakwiriye ko nabyo mubikora kugira ngo izina ry'Imana ry'icyo kwijambo ry'Imana ngo twubahe abatuyobora. Ikindi kandi turashimira abantu bari muri Chabugufi Prayers Group ndetse n'abari kuri groupe yitwa Urugi rw'Agakiza. Imana ibamugisha ibagire neza abo mu Urugi rw'Agakiza kimwe n'abandi bose mumva bino biganiro, ndiho abagire neza abaho mugisha. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi igice cyaho cya 50 umurongo waho wa 21. Turagira ngo twivugiye ku kintu cyitwa gutekinika. Usanga abantu barashyize gutekinika mu ijambo ry'Imana, ugasanga abantu bari mu gusenga, bari mu cyumba se bari kwihana, ariko ibyumba ngo birahagaze, ntabwo biriho, ntabwo bikora. Ariko noneho mbere barabikoraga ugasanga bari kubikora, ugasanga bari muri musozi barimo bari kubikora, akavuga ngo Imana bari kwibaza ku bantu. Kandi barya abantu ni barya mwicaranye aho ngaho muri groupe murimo muri gusenga, ariko ukumva umuntu ngo Imana imubabarire ngo kwibaza ku bantu, kandi abantu ari kwibazaho ni barya bari muri babandi basenga na barya bakorana. Ntumwegere uvuge ati icyo mwibazaho ni iki aho ngo Imana bari kwibaza ku bantu, kandi mu mutima wawe hari umuriro waka, haragahinda rishavu. Uri kuvuga uti sinzi cyatumye duhura n'uyu muntu, ariko ukavuga gutyo uri gutekinika Imana bari kwifuza. Kumva munavuze ngo Imana bari kwifuza, kandi kwifuza buri muntu wese kugira ngo akore planification y'ubuzima cyangwa se iterambere n'ingenga bihe yo kuzabaho cyangwa ibyo azakora, abikora bitewe nuko yifuje. Nta kintu na kimwe ushobora kujya utabanje kwifuza uburyo ki uzakiraho, ahubwo icyo wifuje icyo nicyo cyaha. Urakwiye rero gutandukanya ukamenya ibyo bintu, kuko abenshi bakunda kubikora ariko atari uko batamenya, ahubwo bakabikora kubera ko bari kujisha kugira ngo hatagira umuntu umenya ibyaha byabo. Umuntu ugasanga ni umusambanyi, ariko ugasanga avuga ngo Imana ibabarire kugira irari ry'ubusambanyi, nshaka kurarikira gusambana, ariko kumbi birya bintu avuga yewe yahejeje kubishira mu ngiro. Ariko ijambo ry'Imana hari cyo rivuga. Zaburi igice cyaho cya 50 ku murongo waho wa 16, reka tugeze ku murongo waho wa 21. Avuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ahubwo uri inyanga guhanwa ukirengagiza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so
ubeshyera mwene nyoko, ivyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko ni nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imacu idutabare. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana niyo ibaza abantu ko ibyo bakora, ko uko byagenda kose, uko biri kose, byanka bikunda, hari umunsi uzarenguka imbere y'Imana ikaza bikubaza, nta na kimwe isigaje. Haryo binyegeza abantu ukabyihishana mu cyumba, ukabyishana ntubivuga, ariko ku Mana yo hari umunsi izakubaza, hari umunsi uzayirengukaho ikakubaza iti, kirya gihe wakoze birya bintu jewe narakubonye kandi narakuganye, reka rero nguhane. Kandi izabishira mu maso, imbere y'amaso yawe ubireba, n'abantu bose babibone ko wakoze ikibi, kandi izabiguhanira. Byaba byiza uvuze uti, Mana, icyacanye n'iki cy'ukihana, ukihanira kureka kandi ukihanira uvuga ukuri, kuko Imana ntabwo ikwiriye kubeshywa, kuko iyo uyibeshe, yo wibwira yuko wayibeshe, ariko yo ibikureba, nta hantu na hato ishobora guhishwa. Imana turi nyacyubahiro, tujye dutinya igihe cyo gusenga, dutinye twubaha Imana, kuko Imana kikwiriye kuhabwa icyubahiro ibihe byose kandi ahantu hose. Tugarutse rero mu gice cyacu cya gice tuya dukunda cya kabiri. Ubwashize twavugaga ku nkuru y'umubyeyi cyangwa se y'umumama, umudamu umwe witwaga Tabita cyangwa se Doruka. Yari umudamu mwiza cyane, umudamu wahisemo gukorera Imana, yari umwigishwa, nuko ijambo ry'Imana tubwira, ariko anashyiramo n'ikindi kintu cyiza cyo kujya akora impuzu cyangwa adodera abagore, abapfakazi imyambaro. Icyo kintu cyatumye mu gupfa kwiwe abapfakazi bararize cyane, barasemerera, barataka, ariko Imana ikora igitangaza, iza kumva amajwi yabo, iza kumva kwitaka kwabo, ibagarurira Dorukasi ari muzima, kugira ngo abandanye cyangwa akomeze akora kijya gikorwa cyo kukugira neza. Birakwiriye ko nawe mu buzima bwa bibero yawe ushakisha bizatuma wibukwa umunsi wari wose uzaba utakiriho, cyangwa se mu gihe uzawaye pensione mu byo urimo, mu kazi kose urimo, mu bucuruzi bwawe, mu budozi bwawe, mu buhinzi bwawe, mu bukorikori bwawe, cyangwa se muri business itandukanye. Niba uri umushoferi, niba uri umuntu ufite akazi runaka muri ofisa, umenye neza yuko iyo ofisi yawe ari gizagira ukayisoza ukayivamo, ariko se bazakwibukira kuki? Ugomba kugira ibikorwa byiza bazasigarana. Niba iri pasitoro, ugomba kuza icyo uzasigarana. Niba umuhanuzi aka kanya, ejo hagiye bizaba utakibikora, intege zabaye nkenya, ariko abantu bazakwibukira kuki? Aho si itiku cyangwa se amagambo mabi, aho si ukuyobya abantu, ariko wibuke ko ukwiye gukora ikintu kizatuma abantu bakwibuka. Cyazama nanjye ubwo tuzahura mu ijuru twese twumva cyo kiganiro n'abandi, nibuze uzananga kubona Doruka, azamunyereke mugumbire, muhobere, dufatanye kumuhobera, kuko n'umubyeyi mwiza, Imana imumugisha cyane. Kandi turazi neza ko Imana yumuhaye kimwe n'abandi bose bagerageza gukora ibyiza. Reka rero tusome ijambo ry'Imana iboneka muri Matayo igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 33, twumve icyanditse. Aravuga ngo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu arimo amaze gutoranya abigishwa be 12, bagezeho bagira ibibazo byo kwibaza ukuntu bazabaho, kuko ari igihe biza bamubaza se ko twasize ba data, tugasiga ba mama, tugasiga abagore bacu, tugasiga ibyacu, ishundura nabo n'amato, mbega tuzaronka iki? Tuzabona iki? tuzahembwa iki? Byari ibibazo barimo bibaza. Hari ibibazo nawe ujya wibaza ukavuga ati, mbese bizagenda gute? Ukavuga ngo ninjiye mu gakiza, ukibaza uko bizakugendekera. Ariko Yesu yaje kubwira abigishwa be, arababwira ati, cyakoze kugira ngo ibyo byose muvuga, kuko yarazi neza ibyo bavuga, yarajyaga bibona, yabonaga ukuntu bifuza, ariko aravuga ngo icyaba cyiza, igikuru ni uko bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kuko ibindi byose byo bazabyongererwa. Nawe urakwiriye gushaka ubwami bw'Imana mu mirimo yawe ukora,
mu gihe uri muri business yawe cyangwa se mu gihe uri gusenga, ntusenge uvuga ngo Mana ndakwiriye ko umpeza inkiki, ngo witotombo yifatire mu gahanga use nkaho uri kwihima. Ntabwo Imana yacu igihimwa, ahubwo uvuge ngo Mana ciye bugufi mu mutima wanjye, ndashaka yuko uzugatura muri jewe. Hanyuma noneho nushaka ubwami bw'Imana, ugashaka ubwami bw'Imana buba muri wowe, ugashaka ko Imana itura muri wowe, ugashaka ko Imana ikora igitangaza ikiriye muri wowe kandi ikaba mu nzu y'umutima wawe, ibindi byose ukennye Uwiteka Imana azaba bireba. Uzarebe umuvyeyi igihe cyose yareba umwana wiwe, aramureba akamwitegereza, hari ibyo umwana ashobora gusaba umuvyeyi n'ibindi umuvyeyi amuha atabaye ngombwa ku mwana aza kumusaba, kuko umuvyeyi aramwitegereza. Umuvyeyi we ari kureba umwana we uko agenda, uko atambuka, uko avuga, uko akora, ari kumwitegereza. Burya aharanira gushaka icyatuma umwana we arushaho kuba mwiza cyangwa se kugaragara neza mu bandi. Ntabwo Imana yacu rero yo izatureka mu gihe umwana w'umuntu abasha gukora ibi bintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo Imana yo mu ijuru yacu izatureka, ahubwo izadukora ibisumbye by'abana b'abantu bakorera abana babo. Imana ishimwe cyane. Birakwiye ko natwe rero dutekereza tukavuga ngo Imana ntabwo dukwiriye kwitodombera, ahubwo buri muntu wese niba asenga agasenga avuga ngo ndashaka ubwami bw'Imana buba muri jewe, ndashaka ubwami bw'Imana butamu umutima wanjye, ndashaka ubwami bw'Imana butamu nzu yanjye. Hanyuma none ibindi byose Uwiteka Imana azabiguhera ubuntu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero dusoze ahangaha nkubwira neza yuko tuzongera gusubira ku munsi wo kuwa gatatu amasengesho ya deliverance, kandi amasengesho atangira saa 10. Birakwiriye ko saa 10 uboma kuba wabyutse tugasenga mu gitondo za mu gitondo, kandi tunya gusubira ku kiganiro ku munsi wo kuwa mbere. Ndiho nabishima, tubifuriza kugira ibihe byiza. Imana ibarinde ikibazo cya coronavirus, kandi turazi ko tugiye gutegura amasengesho y'indwi yose, icyumweru cyose nzababwira ko tuzakora. Tuzamutagiye mwandike mutanga ibitekerezo kuri amasengesho kugira ngo tuzatangire azamara icyumweru cyose dusengera isi kugira ngo ikibazo cya coronavirus gihagarare kandi gikurweho, cyo komeza kwihinduranya, cyo komeza kwica n'abantu. Imana ishimwe cyane. Turazi ko rero mu ijoro ari Imana, kandi iyo Mana izakora igitangaza. Reka nsore zangaha mbashimira mvuga ngo ndiho abane namwe, abagire neza, abashoboze. Shalom, shalom, shalom.